Ni kenshi na kenshi abantu bajya bakunda kwibaza ku muntu bakibaza hano yaba yarakuriye amashuri yize ababyeyi be bikabacanga. Ubu nta wundi tugiye kuganiraho rero ni Lieutenant General Mubaraka Muganga. Ese Lieutenant General Mubaraka Muganga ni muntu ki? Umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda Lieutenant General Mubaraka Muganga ni umwe mu bagabo bafite ibigwi nagereranywa mu gisirikare cy'u Rwanda. Uhereye ku mateka y'urugamba rwo kubohora igihugu, guhagarika jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 n'ibindi bikorwa by'indashyikirwa yagiye akomeza gukora nyuma yaho. Niba ukunda Mubaraka Muganga cyangwa ukunda igisirikare cya RDF, unyere comment cyangwa ukande subscribe hano kuri KORA TV show. Nizere ko mumeze neza rero nk'ibisanzwe, murasozwa na musore bakunda rubifuriza imigisha nyagasani Krista. Igitangazamakuru cya mbere kiracyari KORA TV show. Nkomeza kugusuza ukunda kutwumva uri iburasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru, abantu badukurikirana bari mu mujyi wa Kigali mumeze gute? Nizere ko mumeze neza. Reka nze tugaruke mu kanya turebera hamwe amwe mu mateka Mubaraka Muganga. Waza gutungurwa usanze nta na kimwe cya kabiri cy'amateka ya General Mubaraka Muganga waruzi, usibye kuba umuzi ko akunda ikipe ya PRFC, kuba wenda ubizi ibyo urabizi kuko abantu benshi wenda niwo mugenda mumumenyera, ariko ibigwi by'urugamba, amateka ye, ahantu yize, ahantu yakuriye, ese ni muntu ki, mama yari muntu ki, byinshi wibaza uraza kuva muri iki kiganiro usobanukiwe. Reka nze tugaruke mu kanya n'inkuru irambuye. Lieutenant General Mubaraka Muganga afite imidari y'uruhurirane yagiye yambikwa mu bihe bitandukanye kubera ibigwi bye. Akaba yaragizwe umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda ku itariki 5 Kamena mu mwaka wa 2023. Amwe mu makuru ari ku rubuga rw'umwanditsi rw'ingabo z'u Rwanda yerekana ko Lieutenant General Mubaraka Muganga avutse mu 1967, bivuze ko muri uyu mwaka ubwo yaba afite imyaka 56. Lieutenant General Mubaraka Muganga akomoka mu muryango w'abayoboke b'idini rya Isilamu. Ni umugabo ubona ko afite igihagararo kibereye umusirikare kuko abantu benshi mukunda kubona amafoto ye, mukunda kumwibonera. Ni umugabo ushingwe, ni umugabo ushikamye, ni umugabo w'imbaraga nyinshi, akaba afite ibigwi byinshi bigiye bitandukanye turaze kurebera hamwe hano kuri KORA TV show. Ni umwe mu bagabo bazwiho gukunda umupira w'amaguru byimazeyo, cyane cyane murabizi ko yigeze no kuba mu bayobozi b'ikipe ya PRFC. Amwe mu makuru dukesha ibinyamakuru bitandukanye byandika ku nkuru za hano mu Rwanda avuga ko Lieutenant General Mubaraka Muganga na se Haji Saleh Muganga bajyanye ku rugamba rwo kubohora u Rwanda, ndetse ngo akaba yari afite ipeti riruti rya se, nk'uko bigaragara kuri amwe mu mafoto y'urugamba rwo kubohora u Rwanda. Ise ngo akaba yaramutereye sari cyangwa isaruti nk'ikimenyetso cy'icyubahiro umusirikare muto aba agomba umukuru. Lieutenant General Mubaraka Muganga yavukiye mu buhungiro muri Uganda, ari naho yinjiriye mu gisirikare agamije kwifatanya n'abandi mu rugamba rwo kubohora Abanyarwanda. Kuva mu mwaka w'1988 kugeza mu mwaka w'1989 afite imyaka 22 nibwo Lieutenant General Mubaraka Muganga yagiye mu masomo ya gisirikare ku rwego rwa kadete mu kigo cya gisirikare cya Jinja muri Uganda. Ayarangije ahita ajya kwifatanya n'abandi barwanyi ba RPF Inkotanyi mu rugamba rwo kubohora igihugu. Turi kugenda ducishamo amafoto kugira ngo musobanukirwe. Ngiyo ifoto ya se n'umuhungu we ubwo yari ari kumuterera isari. Ndatekereza ko muri kugenda mubyibonera. Wowe icyo ngusaba no gukanda subscribe hano kuri KORA TV show kugira ngo ibiganiro n'amakuru tuba twaguteguriye bijye bikugiraho umunsi ku munsi. Niba ukunda RDF wanyihariye imitima muri comment cyangwa ukandika ijambo RDF ukongeraho imitima. Uru ni urugamba rero rwatangiye ku itariki ya mbere ukwakira mu mwaka w'1990, akaba ari urugamba rwari rugamije gutsimbura ubutegetsi bw'igitugu, ariko rumaze imyaka 3 ruhita ruhindura isura kuko muri Mata mu 1994 igisirikare cya leta ya Habyarimana gifatanyije n'umutwe w'abicanyi b'intera hamwe n'abandi baturage bari mu murongo umwe wo gutsemba abatutsi bahise batangira gushyira mu bikorwa jenoside. Murabizi cyane icyari urugamba rero rwo gutsimbura umwanzi cyahise kiyongeramo akazi katoroshye ko guhagarika jenoside, ariko kubera ubwitange n'ubuhanga bw'abasirikari ba RPF Inkotanyi barimo na Lieutenant General Mubaraka Muganga, umwanzi yaratsinzwe na jenoside za guhagarara ku itariki 4
Nyakanga mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane nibwo izina rya Mubaraka Muganga ryahise ryinjira cyangwa ryahise ryongera ku rutonde rw'abasirikari babohoye u Rwanda bahita banahagarika jenoside. Murumva ko uyu musirikare ari umusirikari utoroshye kubera ibikorwa bakoze. Ndatekereza ko wanditse ko RDF cyangwa ukandika General Mubaraka Muganga ugashyiraho imitima myinshi muri comment, cyangwa ukatubwira undi musirikari wifuza ko twagukorera amateka ye tukaza tukakuganiriraho hano kuri KORA TV show. Lieutenant General Mubaraka Muganga ngo yayoboye ingabo mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu abijyanisha n'izindi nshingano zikomeye mu rugamba rwo gusana igihugu cyari cyarasenyutse cyangwa cyarangiritse mu nzego zose z'ubuzima, ari nako ngo yakomezaga kwihugura mu bigendanye n'igisirikari. Nk'uko bigaragara kuri website ya Minisiteri y'Ingabo y'u Rwanda, General Mubaraka Muganga ngo yitabira amasomo mpuzamahanga y'igisirikari mu rwego rwo hejuru, harimo ayo yakoreye muri Zambia mu mwaka wa 2005, muri Kenya mu mwaka wa 2006 no mu Bushinwa mu mwaka wa 2007, no muri 2012 ngo yakoze ngo ndimo amasomo agendanye no kwihugura mu gisirikari muri Misiri. Ngo ayo masomo rero yose yaje yiyongeraho ku bushobozi bw'icyiciro cya kabiri cya kaminuza afite mu bigendanye n'imiyoborere, akaba ari byo yize kaminuza. Ipeti rya Lieutenant General rero ngo yaryambitswe n'umukuru w'igihugu Paul Kagame nk'umugaba mukuru w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda ku itariki 4 Kamena mu mwaka w'ibihumbi 2021. Amakuru dukesha ibinyamakuru bitandukanye byandika ku nkuru za hano mu Rwanda rero avuga ko icyo gihe ngo General Mubaraka Muganga yahise ahabwa izindi nshingano zo kuba umugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka. Hashize imyaka 2 amugira umugaba mukuru w'ingabo zirwanira z'u Rwanda asimbuye General Jean Bosco Kazura. Ndatekereza ko ibyo bintu mubizi cyane. Ibigwi by'umusirikare General Lieutenant General Mubaraka Muganga amazemo imyaka isanga 30 byamuhesheje imidari mu byiciro bitandukanye bikurikira: umudari wo kubohora igihugu National Liberation Medal, umudari wo guhagarika Genocide Campaign Against Genocide Medal, umudari w'ibigwi byo hanze y'igihugu Foreign Campaign Medal, n'umudari w'ishimwe utangwa n'umukuru w'igihugu President Inauguration Medal, n'umudari w'ibigwi byo ku rugamba Combat Action Ribbon. Iyo ni imwe mu midari General Lieutenant Mubaraka Muganga afite kugeza n'uyu munsi. Reka nze dukomeze mu kanya turebera hamwe n'indi midari. Dukomeje kurebera hamwe n'indi midari rero Lieutenant General Mubaraka Muganga yagiye ahabwa kubera kwitwara neza, cyangwa imwe mu midari yagiye agira. Twari tugeze ku mudari yahawe ku bigwi byo ku rugamba witwa Combat Action Ribbon, n'undi mudari wo gusoza amasomo neza ngo yahawe ku rugamba akaba uwo mudari witwa Combat Service Ribbon, n'undi mudari w'ibikorwa bifitiye abaturage akamaro witwa Community Service Ribbon. Urumva ko ari imwe mu midari myinshi yagiye ihabwa umusirikari General cyangwa Lieutenant Mubaraka Muganga nk'uko abantu benshi mukunze kumwita, cyane cyane nk'abakunzi ba APRFC. Ndatekereza ko mumuzi cyane. Niba ukunda General Mubaraka Muganga andika comment nyaboneka utubwire ukuri kubyumva, cyangwa niba wifuza ko hari undi musirikari tuzakubwira amwe mu mateka ye, uraza utwandikire muri comment kugira ngo ibintu byose birusheho kugenda neza. Rero nizere ko mumeze neza, abantu benshi mwari mwakomeje kumbaza amwe mu mateka ya General Mubaraka Muganga. Ndatekereza ko mwasobanukiwe. Reka nizere ko mumeze neza kandi murakomeza kugenda mutwandikira. Ibitekerezo byanyu birakenewe. Hari byinshi utaruzi kuri Mubaraka Muganga. Niba utanyuzwe ufite kutwandikira muri comment tukazagukorera cyangwa tukazasubukura amwe mu mateka y'uyu musirikari noneho tukayava imuzi n'umuzingo. Ariko ndatekereza ko ibi ngibi bihagije. Umenye byinshi cyangwa ushaka gucukumbura byinshi kuri we, uzaza ukatwandikira muri comment ukatubwira ukuri kubyifuza. Mukomeze kugira ibihe byiza rero. Nge wumvaga kuri mikoro n'umuhungu wanyu Krista, igitangazamakuru cya mbere kiracyari KORA TV show. Bifurije ibihe byiza rero, Imana ikomeze kubandindira. Niba ukunda kutwumva uri Burasirazuba, abantu b'Iburasirazuba mumeze gute? Abantu b'Iburengerazuba mumeze gute? Abantu bo mu Majyepfo, abantu bo mu Majyaruguru mumeze gute? Abantu bo mu mujyi wa Kigali mumeze gute? Muze mutwandikire muri comment mutubwire uko ibintu bimeze. Ciao rero, mbifurije ibihe byiza rero. Imana ikomeze kubandindira. Nizera ko
ukwezi kwa gatanu kwababereye ukwezi kwiza. Niba uko tutaragenze neza ukomeze gusenga, tuzinjire mu kwezi kwa gatandatu mumeze neza kandi ibintu byose Imana izabahe kuba blessinga, cyane cyane abakunzi ba KORA TV show mukunda kudukurikirana uko bwije nuko bukeye. Mukomeze kugira ibihe byiza rero, Imana ikomeze kubandindira. Ciao ciao.